The Bente Gabi arongera yambika igisebo Bruce Melody nkuko yabikoze i Musanze cyangwa se Bruce Melody yaraza kwa amukubitano county nkuko yabitangaje. Murabizi yuko muri iyi minsi hari kuba ibitaramo bya Summer Country Tour, akaba ari ibitaramo byateguwe na Bruce Melody ndetse afatanyije na societe ya 155 AM yowe n'umukire Coach Gaye. Murabizi ko ari ibitaramo biri kugenda bizenguruka u Rwanda muri rusange. Ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha makenya baraberekeje mu karere ka Nyagatare, dore yuko ibintu byose byamaze kuba bigera ku murongo. Aba stage amaze kuba yubakwa hariya muri sitade ya Nyagatare ndetse n'ibindi bintu byose bisabwa kugira ngo igitaramo kizabashe kuba kigenda neza. Gusa rero ibyo bitaramo bizaba byakomeje ku munsi w'ejo kabera Nyagatare. Murabizi yuko iki gitaramo kirimo ihangana rikomeye cyane hagati y'umuhanzi bita Bruce Melody ndetse n'ubita The Bente Gabi. Murabizi yuko ari ibintu byatangiye ubwo habaga igitaramo cya The Niho kaba igitaramo cyari cyateguwe na The Bente, maze ubita Bruce Melody akaza gutangaza yuko ngo yakubise akanyafu kunda ya The Bente. Kuva icyo rero isatangira ihangana rikomeye cyane hagati y'abahanzi babiri, maze rigenda ritizwa umurere n'itangazamakuru ndetse n'abafana babo muri rusange. Rero kuri iyi nshuro aho bita Nyagatare kuri stade yaho haraza kuba hari kubera ibintu bitangaje, nakoze kuba kubera ibintu bidasanzwe mu muziki w'u Rwanda, dore yuko ubwo habaga ejo bundi ikiganiro n'itangazamakuru ubwo bita The Bente ndetse na Bruce Melody bahabwaga cyangwa se basinyaga amasezerano n'umuterankunga mushyashya uri gusapotinga cyangwa se uri kugenda aruterankunga bino bitaramo AITR. Baje gutangaza yuko ngo bita The Bente yaje kwivugira mu kanwa ke ko yuko noneho kuri inshuro ku gitaramo kiza kubera Nyagatare aribwo abantu baza gusobanukirwa uwo The Bente wari we, bamaze bakarekeraho kumugereranya no bita Bruce Melody. Ibyo byose kandi The Bente abitangaje nyuma yaho ubwo yari gukorera igitaramo i Musanze, yaje kuba akora amateka maze akaza kuba akorera abafana benshi cyane. Abafana bagaragaje yuko bari bashyigikiye bita The Bente, dore yuko bari benshi cyane bitewe n'uburyo bamufashaga kuririmba indirimbo ndetse n'uburyo yitwaye neza kuri stage. Mu gihe kandi ubita The Bente nubwo yitwaye neza yavuze yuko hari indirimbo nyinshi atigeze aririmba bitewe n'uko ngo igihe cyari cyamujyanye. Mu ndirimbo yatangaje harimo indirimbo bita Ndaje, imwe mu ndirimbo zakunzwe n'abantu benshi, hazamo indirimbo bita Vazi, imwe mu ndirimbo nayo yari kumukorera ibintu. Hakaza indirimbo yakoranye n'ubita Diamond Platnumz, indirimbo bita Wa, imwe mu ndirimbo abantu benshi bari biteze yuko ari buze kuba aperforminga ariko bakaza kurangira atayi performance. Mwibutse ko kandi ari indirimbo bita True Love, imwe mu ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Iyo ndirimbo ikaza kumuhesha na nomination ndetse mu marushanwa mpuzamahanga bayita True Love. Iyo ndirimbo nayo ubita The Bente cyangwa se Tiger B akaba atarabashije kuyiperforminga mu gitaramo cyabereye i Musanze. Mwibutse yuko ku munsi w'ejo aribwo azaba akora performance ya kabiri, biteganyijwe yuko izo ndirimbo azaba aziheraho cyangwa se zizaba ziri kuri playlist y'indirimbo azaba akoresha mu gitaramo azaba afite ejo i Nyagatare. Gusa nanone mu basesenguzi b'umuziki nyarwanda cyangwa se abakurikiranira hafi iby'imiziki nyarwanda batangaje yuko ngo bita The Bente yaba ari kata yakoresheje ubwo yari amaze kuririmba indirimbo bita Take You, maze akaza kuba areba uburyo ukuntu abafana bayishimiye, maze akaza kugira igitekerezo akavuga ati naza gukomeza akaza kubashyira izindi ndirimbo biraza kurangira uburyo yari yitwaye neza cyangwa se uburyo abafana bari bamwishimiye bije kugabanuka, maze ngo bita The Bente akaza gufata umwanzuro yuko izo ndirimbo ataza kuza kuziperforminga. Ese ku munsi w'ejo abafana be b'Inyagatare bamwiteguye gute? Ese azakora performance imeze ite? Reka tuzayitege amaso. Gusa ku rundi ruhande reka mwibutse ko afite uwo bita umwopoza we ukomeye cyane, na wundi mwite Bruce Melody igitangaza, umwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane mu Rwanda ndetse mwibutse yuko afite abafana benshi. Nk'igitaramo aheruka gukorera i Nyagatare akaba ari igitaramo cyaje kuba kigaragaza yuko bita Bruce Melody ahantu bita Nyagatare afite abafana benshi, akaba niyo mpamvu Nyagatare yaje kuba ihitwamo cyangwa se iza kuba isere gucinga kugira ngo ubwo iki gitaramo bizenguruka u Rwanda azabashe kongera kubasubira bitewe n'abafana bo bita Bruce Melody yaje kuba ahabona. Icyo gihe mwibutse yuko muri icyo gitaramo yari yakoze yari ya performance indirimbo nyinshi cyane, nk'indirimbo bita Hands Up, indirimbo bita Katerina, indirimbo bita Ikinya, zimwe mu ndirimbo zamubashije guhagurutsa abantu benshi cyane ubwari i Nyagatare. Abantu benshi bari kwibaza ese koko Bruce Melody araza kuba akora nk'ibyo yakoze muri The New Groove cyangwa se The Bente nanone araza kuba amukubita inshuro. Reka mwibutse yuko ubwo bari mu kiganiro n'itangazamakuru Bruce Melody baje kumubaza bati se ubona The Bente atarakurushije mu gitaramo cyabereye i Musanze, maze Bruce Melody mu kubasubiza
aza kuba avuga ati nagira ngo mbanze muhe umwanya banze yitegure maze nzabone uko mukubitira inshuro ahandi hose hasigaye. Reka mwibutse yuko basigaje kujya Nyagatare, basigaje kujya Rubavu, kandi basigaje kwerekeza aho bita Inyamata mu Bugesera. Reka mwibutse kandi ibitaramo birimo abandi bahanzi babiri bakomeye cyane uwo bita Kitoko ndetse n'uwo bita Bwiza, umwe mu bahanzi nabo bagenda bakora performance zikomeye cyane. Nk'uwo bita Bwiza ni umwe mu bakobwa bagezweho mu Rwanda, dore yuko afite indirimbo nyinshi cyane zikunzwe, n'indirimbo bita imwe mu ndirimbo zikunzwe n'abantu benshi, utibagiwe indirimbo bita Boda Boda, utibagiwe n'indirimbo nshyashya irutse kuba asohora, akaba indirimbo bita Gake Gake. Mu ndirimbo yaje kuba aperforming bwari mu gitaramo i Musanze, maze akagenda abantu benshi bamukunda. Igihe kintu abantu bakundira Bwiza nuko ngiye ari kuri stage ntabwo ashobora kurambirana, dore yuko akenshi uzamubona ahamagara abafana be cyane cyane ab'igitsina gabo bakaza kumufasha kubyina kuri stage, dore yuko uwo bita Bwiza abantu benshi bamushimira yuko ngiye ari kuri stage aba yirekuye ndetse akaza kuba atanga performance nziza cyane, akaza kuba abantu benshi aricyo kintu bagenda bamukundira. Ku rundi ruhande reka wibutse yuko ari uwo bita Kitoko bibarwa mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, mu bahanzi batigeze babona amahirwe yo gukora amatuwa menshi azenguruka igihugu cy'u Rwanda, dore yuko n'igitaramo cyabaga mu Rwanda mu myaka yashize bitaga Primus Guma Guma uwo bita Kitoko atigeze akitabira, dore yuko icyo gihe yiberaga hanze y'u Rwanda. Kitoko kandi kinazwiho cyane mu bitaramo bizenguruka u Rwanda cyangwa se ibitaramo agiye akora, ni ibitaramo yakoraga cyangwa se uburyo yakoraga performance mu gihe cya campaign, ariko nanone akaba mu bantu bafite abafana benshi cyane mu gihugu bitewe n'indirimbo yagiye akora, cyane cyane indirimbo zikuruka ku muyobozi w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Witaro Kitoko bibarwa nawe araza kuba akora performance ya kabiri mu bitaramo bya Summer Country Tour, abiza kuremeranya na The Ben cyangwa se Tiger Ben, batangaje yuko ngo nyuma y'igitaramo agiye gukorera Nyagatare abantu benshi agomba kwita bagarira kumugeranya no wita Bruce Melody cyangwa se remeranya na Bruce Melody, waje kubatangaza yuko ngo igihe kigeze abantu bagasobanukirwa impamvu yita 001. Reka byose tubitega amaso, gusa nanone reka mwibutse nimba ukurikira ibyo nkunda ukaba turakora subscribe yikore kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi. Nta kindi nakubwira, wahisemo neza kunkurikira. I love you my people.